babonye kuri Murungi Sabe bamuvuze bagashyushya inkuru bakamwishima hejuru. Mana yambwiye ngo mbabwira ngo ndabakarabye rwose. Abanyamakuru mwashishikaye gutanga iyi nkuru, ari abavuze ibitarabayeho, ari abamugambaniye, ari abagize ibiki, mwese murabeho. Ndabakarabye n'abashyuhije inkuru batazi bakavuga ko bamubonye, mwese murabeho. Ariko icyo ngira ngo mbabwire natumwe nuko Imana mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ko ije gukora umukwabo ku bantu basebeje Murungi Sabe. Bagiye guhura n'akaga. Uyu munsi turi tariki 14. Yego. Turi tariki 14. Ntabwo bizageza mu matariki 25 batarabona ikimenyetso. Batarabona ikimenyetso bagiye kukibona, kandi bagiye guhura n'akaga gakomeye. Ndavuga abanyamakuru, nkavuga n'abandi batanze cyangwa Sabera no muha amakuru. Si kuki mumva ko araje gusambana? Kuki batumva ko hari umuhanuzi wenda wahaye Sabe akamubwira ati mfite amakuru yuko umuntu umeze gutya na gutya uzagwa mu gicu cy'ubugezi ba nabi agahunga yiruka? Iyo ko ari nayo message nzanye. N'ubuke tujye tureka kwishimira ibibi byabaye kuri bagenzi bacu. Ntabwo ari byiza. Imana ishaka ko dukundana, Imana ishaka ko twubahana. Amagambo nta kintu amara. Ntabwo nkunda amagambo burya. Ngiye nayo twatwicaranye Pascal ukatangira kumbwira, ukambwira Sabe ateye gutya cyangwa runaka ateye gutya, ntabwo mbikunda. Reka tuganire icyatumye duhura. Yego. Ntabwo njya nkunda kuganira ku muntu. Sinya nkunda kuganira ku muntu. Uyu munsi ariko byagaragaye neza ko Murungi Sabe hari amashusho bamufashe ari guca ahantu mu Gahegeni, nayabonye ku mugoroba abantu bayazanye kuri social media. Nkanibaza impamvu bashobora gufata amashusho y'umuntu uri guhunga, ahunga abagizi ba nabi. Kuko umuntu w'umugabo niba ari kwiruka akagera ku rwego rwo gusesera ahantu hatoya kabisa, ubona ko bigoranye kuhaca. Ariko ihangane gato nta guciye mu ijambo, bakajya ku mashusho media bakishimarega bakanaseka. Harabonye mbona banaseka rwose ngo biratangaje ngo kubona ngo Murungi, biratangaje se bagahagazeho. Ibyo uvuga bifitiye igihamya. Iki gituma uvuga umuntu ukamuhera mu manuka mugeza ku musatsi. Sabe ni ikigori cyo kujya gusambana mu rugo rw'umugabo. Ubuse ntusambana? Wowe se ko wishimiye ibyarimo ntusambana? Ntabwo nitegeka mu byo ukora, ariko yakagombye kugira ikikora kuko ishinzwe kurenganura abantu. Sabe yararenganye cyane, kuko impamvu arenganye ni niba yari mu cyaha ko batamufashe, kandi kwirukankana umuntu ntabwo byemewe. Urabizi ko bitemewe? Ndabizi. Mu mategeko ntabwo bibaho. Ubundi uyu muntu yaguteye umugongo uramureka. Ntabwo byemewe. Ahubwo abantu bakurikirane babafate, babashyire mu rukiko. Kuko niba wirukankanye umuntu agacika ukuguru, ariko abantu basenga bagira amakuru. Cyangwa Sabera no muha amakuru. Si kuki mumva ko araje gusambana? Kuki batumva ko hari umuhanuzi wenda wahaye Sabe akamubwira ati mfite amakuru yuko umuntu umeze gutya na gutya uzagwa mu gicu cy'ubugezi ba nabi agahunga yiruka? Iyo ko ari nayo message nzanye. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze rero kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi wa none navuga ngo tugiye gukora ikiganiro kidasanzwe kuko bitandukanye n'ibindi biganiro
abakunzi bacu bari bamenyereye. Narindi mu rugo, umukozi w'Imana mpamagara ambwira ko afite ibyo ashaka kuvuga cyangwa se afite ubutumwa ashaka guhereza abantu, kandi ngo burasohora vuba. Mbere y'uko rero tuza kugira ikindi dukora, reka musabe kugira ngo abanze asuhuze abadukurikiye bose. Yesu nashimwe cyane, amahoro Imana bane namwe. Ndabakunda cyane, ndatekereza ko ntabwo turi butandukire cyane ku by'Imana, ariko ni message ireba abantu ariho basebya uriya mugabo Sabe simuzi, nawe ntanzi, n'abandi bose bamusebya ntawe nzi nta n'uwo nzi, ariko nkunda kubwira abantu kenshi cyane ntibagashimishwe n'ibyago umuntu yahuye nabyo. Urakoze cyane. Abantu ntibagashimishwe n'ibyago umuntu yahuye nabyo. Iyi niyo ntangamarara y'ikiganiro tugiye kugirana kuri uyu munsi. Eric, uzi ko twunguka abantu uko bwije n'uko bukeye? Yego. Hari abantu batari bakumenya, ndagira ngo wongere ntubyibwire kuri abo bashyashya. Abantu bataramenya amazina yanjye, nitwa Mugabe Eric, niyo mazina yanjye. Nitwa ntabwo ariko banyita, nitwa. None se Eric, erega jya uvuga birangize, harya uri umugabo, uri umusore, ugombarije ba bantu. Kandi hari n'abantu bajya baca mu gikari bakambwira ati turiya muntu sera. Uwo nshaka ko imbaraga zampamagare nzamubwira. Bivugira ahangaha. Nimero yanjye sinyakunda kuyishyiraho, ahubwo reka mbanze nyibabwire mbere. Hari abakunda kureba ikiganiro bakarambirwa, bakaza no gusinzira. Ariko se ko dukora ikiganiro gitoya kuki barambirwa? Ariko uwo mudayimoni nawe uzawusenge. Ariko hari igihe umuntu aba yumva ko mbese niba arebye iminota 20 wa mugani, hari nk'umugore ukireba atetse, cyangwa se akakira ari mu kazi, cyangwa se umugabo akakira mu kazi, bikaba ngombwa akaza gukupa telefone, akaza kugira gute kurangiza ikiganiro atabonye nimero yanjye rero ya telefone yanjye ni 0782 96 97 41. 0782 96 97 41. Yego. Iyo niyo nimero yanjye. Karibu rero nisengesho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. No ikiganiro tugiye gukora ngo tugiye kuvuga ku bantu bishimira ibyago byabaye kuri mugenzi wabo. Ntabwo ari byiza nabirira bitubuza. Reka dusenge, ariko mbwira abantu rwose ntabwo ari byo. Mana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, Imana iturengera, Imana ihagarika ibigomba kutubaho mu izina rya Yesu. Turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kujya utwereka ibihishwe, tugushimiye kujya ubabazwa n'abishimira abandi ko bahuye n'ibibi. Urakoze rero, bana natwe turengere kandi uduhagarareho muri byose. Turasenze kandi tubizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane. Hanyuma reka nkwakire ubanze utambutse ubutumwa ufite, nze kukubaza nyuma, cyangwa se ntangire nkubaza. Nta bundi butumwa mfite budasanzwe, ngiye kuvuga kuri uriya mugabo Sabe. Yego. Ndamwumva ariko ntabwo muzi. Niyo twanahura acaho nanjye nkacaho. Ariko icyo ngira ngo nkunda kubwira abantu nkabina, turasenga reka inshuti zacu. Turasenga kandi ni ngombwa ko dusenga Imana ikatubwira byinshi. Yego. Ni ngombwa ko dusenga Imana ikatubwira byinshi. Ntabwo ari byiza n'uke tujye tureka kwishimira ibibi byabaye kuri bagenzi bacu. Ntabwo ari byiza. Imana ishaka ko dukundana, Imana ishaka ko twubahana. Amagambo nta kintu amara.
ntabwo nkunda amagambo burya ngiye nawe twatwicaranye Pascal ukatangira kumbwira ukambwira Sabateye gutya cyangwa runaka ateye gutya ntabwo mbikunda. Reka tuganire icyatumye duhura. Yego. Ntabwo njya nkunda kuganira ku muntu. Sinjya nkunda kuganira ku muntu. Uyu munsi ariko byagaragaye neza ko Umurungi Sabe hari amashusho bamufashe ari guca ahantu mu Gahegeni nayabonye ku mugoroba abantu bayazanye kuri social media. Nkanibaza impamvu bashobora gufata amashusho y'umuntu uri guhunga ahunga abagizi ba nabi, kuko umuntu w'umugabo niba ari kwiruka akagera ku rwego rwo gusesera ahantu hatoya kabisa ubona ko bigoranye kuhaca. Ariko ihangane gato ntaguciye mu ijambo. Uravuze ngo niba arimo guhunga ngo yiruka. Ese arega abantu bajya bitondera kuvuga. Ubwo iki kibazo nakibaza wowe. Uravuze ngo hari amafoto wabonye ngo yirukanka amashusho ngo yirukanka aca mu kantu k'Agahegene ngo ahunga abagizi ba nabi. Yego. Ntekereza ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu gifite umutekano. Isaha iyo ari yo yose igihugu cyacu gifite umutekano. Sabe Umurungi Sabe yirukanswaga n'iki? Bamwirukankanye ninde? Ese ko yaguye abo ngabo amaze kugwa kuki batamufasha baza bati reka tukugirire nabi? Reka nze tubiganireho cyane. Impamvu nkubwiye ngo reka tubiganireho neza, uyu mugabo Sabe bigaragara ko yari ari ahantu mu gipangu arasohoka. Muri ayo mashusho hari umuntu w'umugore ugaragaramo arimo aratacinga n'abantu. Mu minota mike byagaragaye yiruka ahunga aho kugira ngo hagire umutabara, ahubwo barafotoye. No kuvuga ngo bo bari barajwe ishinga no kubona agakoni bari buze kumuhondesha, ntabwo bigeze bamutabara. Twongeye kubona andi mashusho ye aryamye ahantu, yicaye ahantu ku muhanda impande ya Burudiri munsi y'igipangu. Nanone yenda wowe ufite message ufite, ariko ndashaka kugira ngo n'abakunzi bacu baze kumenya iyo message aho yaturutse. Twongera kubona wa mugore wagaragaye ari gutavuga byinshi kandi ashaka kuza kugusubiza kimwe ku kindi. Aho uraza kunsubiza ntacyo. Reka muravuga byinshi ndaza kuza kugusubiza bimwe nabyibagiye. Aha, ngaho banza noneho ugira icyo uvugaho. Bambwiye ngo niba umuntu ari kwiruka ngo yari ari mu gipangu asohoka mu nzu. Ngo asohoka yari mu gipangu asohoka mu nzu. Yari mu gipangu. Inzu urumva ni inzu iri mu gipangu ntubyumvaze. Asohoka muri iyo nzu. Ariko ntihita asohoka cya gipangu, ahubwo azenguruka inzu, bigaragara ko yari ari guhunga yiruka. Ese abanyarwanda banduye ryari ku buryo umuntu agira umutima mubi bene kari Akageni aho gutabara umuntu ahubwo akiruka afotora? Yarega nibyo nakubwiye ngo muri iki gihe abantu nta rukundo bagira. Urumva? Ndakubona abantu nta rukundo bagira. Ese ubundi kuki ninsura Pascal ubundi abantu bazabimenya bite ko nagiye kwa Pascal namusuye hari ibyo twaganiriye? Kuki abantu bazumva ko navuye kwa Pascal nkirukanka wenda kubera ko Pascal aje we agasa kubera ko ntamubwiye wenda ko ndibuze n'urugero akavuga ati nkabona nkatekereza nkavuga ntereka nirukanke mva aho ngaho. Ese hari umuntu wigeze wirukanka na Sabe wenda ngavuye ati ngewe Sabe namusanze wanjye nkuko bavango basanze ngo yahungaga ngo umugabo ngo uwo mugore ngo niyo mpamvu ngo yirukanse ngo aravunika? Ntabwo ibyo njya mbyemeranywaho n'abantu ngewe, kandi tuba dufite amakuru. Reka turasenga, abantu bavuga ibyo bashaka bakavuga ibyo bashaka, mujye muvuga ibyo mushaka, ariko twebwe amakuru tuba tuyafite turasenga.
ntabwo abantu bose, ntabwo umuntu wese wasuye umugore utari kumwe n'umugabo cyangwa umugabo adahari bivuga ngo yirukanse ngo kubera ko ngo yaraje gusambana. Abariya rero barukanse bagafotora bakagira ibiki, nyine nta magambo ni kwa gusebanya, nibyo nahoze mvuga. Navuze ni Satani arimo yatugabyeho ibitero. Satani yagabye ibitero ku bantu bayo, yatugabyeho ibitero. None se niba abantu bari mu nzu agasohoka akirukanka akazenguruka iyo nzu, kuki yasohotse hari uwamwirukankanye se? Kuki abo se baje bafotora bavuye he? Baramwirukankanye. Ahubwo uwafotoye ntiyafotoye umwirukankana, ahubwo yafotoye uwiruka. Kuki se yafotoye uwiruka gusa? Nta mutabare, nicyo nanjye nibaza. Nta mutabare. Urukundo rwarakunde turi mu bihe byabe byanyu. Ntabwo bise ko no muri biravuga ngo urukundo ruzakonja. Urukundo rwarakonje mu bantu. Ubu nta muntu ukigera undi mpuhwe. Ni bake cyane. Abanyampuhwe barahari, turabazi. Barahari. Ariko icyo ngira ngo nkubwire cyo abantu bafite imitima utamenya ukuntu imeze. Aho kugira ngo batabare tumujyana umuntu kwa muganga, wenda ntabwo ariko jye mpamya ibyo kwiruka n'ibyiki, ntabwo mbihamya. Iko bimeze akavideo nakiboneye. Akavideo bamufoto yiruka cyangwa ahubwo bamufoto yagira. Bamufoto yiruka. Naza ko cyo yamufotoraga yiruka. Nyine ni ikigaragara ko nawe yari ari mu gitero cy'abashaka kumugirira nabi. Ahubwo avuga kumusebya. Ntukumugirira nabi. Aho umuntu w'umugabo turumbuka akiruka karinda ubwo ajya gusimbuka ahantu hareshya kuriya, urumva nta gitero cyari kimuri inyuma gishaka kumugirira nabi. Ahubwo icyo nasaba ari yakurikirana bino bintu. Ntabwo sinzi, ntabwo nyankunda gukurikirana neza, ariko buriya mu ngisabi nawe azabisobanura neza uko biri kose. Ntabwo yaberwa bamwirukankanye cyangwa yaberwa amasura yabo. Ikindi nabo abantu bafashe video bamwirukankana, baranabyigamba ndetse barabizi. Ya nisebanya ngende umva ribu yagombye gukora ikigomba gukora. Ntabwo nitegeka mu byo kora, ariko yakagombye kugira ikikora kuko ishinzwe kurenganura abantu. Sabi yararenganye cyane, kuko impamvu arenganye ni niba yari mu cyaha ko batamufashe kandi kwirukankana umuntu ntabwo byemewe. Urabizi ko bitemewe? Ndabizi. Mu mategeko ntabwo bibaho. Ubundi buryo umuntu yaguteye umugongo uramureka. Ntabwo byemewe. Ahubwo abantu bakurikirane babafate babashyire mu rukiko, kuko niba wirukankanye umuntu agacika ukuguru, ariko abantu basenga bagira amakuru cyangwa Sabera n'umuhaye amakuru. Se kuki mumva ko araje gusambana? Kuki batumva ko hari umuhanuzi wenda wahaye Saba akamubwira ati mfite amakuru yuko umuntu umeze gutya na gutya uzagwa mu gice cy'ubugezi ba nabi agahunga yiruka? Iyo ko ari nayo message nzanye. Iyo niyo message nzanye kuri Saba. Saba yahunze abagezi ba nabi. Ntabwo yahunze ntabwo yahunze umugabo w'umugore bavuga ko avuye gusambana. Kuko Saba yari afite amakuru. Yari afite amakuru ko abantu bazamugira nabi. Yabara nababonye akiruka bamwirukankana, babona avunitse ati reka twagukomeza guhagarara ahangaha dufata amaguru amavideo tumusebye gutya, n'ubundi yacitse ukuguru byagenze gutya. Ubundi se kuva afashwe kuva bamujyanye kwa muganga hari ijambo mugeze mbavuga? Hari ryaravuga? Ntaryo. None se kuki abantu mushyushye inkuru kandi umva mbabwe nabwiye ngo amacano yanyu muhora mujye umusebye abantu mugira ibiki? Nta macano araza guhagarara. Kuki mushyushye inkuru mukajyaho mukemeza ibintu, ugasanga umunyamakuru arahana n'umuntu umutanga inkuru itariyo amubwira ngo twabonye ngo gutya ngo mukanashishikara mukajya no mu mudugudu aho ibyo byabere mugashaka inkuru zisebya umuntu. Kuki mushaka gusebya umuntu? Muramusebya ngo bigende bite? Umuntu muramusebya ngo bigenze bite? Urwirukankana imbwa ko ruri no kumuhiye, urwirukankana imbwa ruri no kumuhiye mushaka mwitora. Ruri kumbwa ruri no kumuhiye. Urutyo ruri kumbwa ruri no kumuhiye. N'umushaka mwitonde. Bajya baca umugani cyane najyaga numva ngo
uko agenda imfubyi mfite mukadata yarumva ngo urucira mukasoro kwica nyoko ariko njye nta none ari mfite icyo gihe mwaretse guhimba inkuru ngo murashaka amakuru niba mwabuze ibyo mushyira ku macaniro yanyu niba mwabuze ibyo muvuga murahimba inkuru zidahari murahimba inkuru saba umunsi yavuze bizagenda bite umunsi yavuze akavuga impamvu yabyo muzavuga iki Sabe niba yari afite amakuru Imana yaramubwiye ati uzahura n'umuntu wambaye gutya uzasanga abantu babiri uzasanga bagutegeye aha n'aha nubabona mwana wanjye ntuzagire ute ntuzabegere yakiruka bakamwirukankana Sabe nta kiravuga kandi aribyo agomba kuvuga nawe mwaravuze muravuga muri Totomba birabashimisha rega mukunda no kuvuga munaseka mbese mwaratwaye ibyishimo byarabishe ayo musekesha muzayarisha mukunda guseka mugaseka mugashimishwa n'iki n'iby'abandi n'ibibi byabaye ku bandi asohoye byakubaho baguseka ibinda n'iki cyo guseka n'umwana w'umunyarwanda igiswahili no bavuga neza ngo bumirire siko abantu ntabuseka abantu batagira nta mutima wacyo umuntu tukigira harumva ibyago wahuye nabyo bose kujyaho bakamutaranga bakajya ku mashusho media bakishima rega bakanaseka harabonye mbona banaseka rwose ngo biratangaje ngo kubona ngo murundi biratangaje se bagahagazeho ibyo uvuga bifitiye igihamya iki gituma uvuga umuntu ukamuhera mu manuka mugeza ku musatsi Sabe ni ikigori cyo kujya gusambana mu rugo rw'umugabo ubuse ntusambana wowe useka wishimiye ibyo arimo ntusambana nta gusambana ubuse abasambana bose niko basambanira mu ngo z'abagore n'abagabo ariko mwajye mwihangana mukareka kuvuga abandi ko nta muntu ubavuga rutaboroheye murishimye muraseka kubera ko umuntu yavunitse ukuguru kwacitse mbese byabashimishije murajya gutara inkuru z'aho yaguye murajya kugira ibiki ubwo se igishimishije kirimo n'ikihe murakubura kubabazwa nuko mugenzi wanyu ahuye n'ibibazo ahubwo mugashimishwa munamusure mu buryo mutudura agasukari ariko amagambo yarabishe yarabarenze bamugane warize ikintu ujya ukunda kuvuga ngo reka mbabwire nanjye ntacyo mungira reka mbabwire ntacyo mungira ahubwo ribi bakurikirana ni kuki mwishima hejuru y'umubiri w'umuntu mubiterwa n'iki kandi mugasanga murakira abantu abakozi b'Imana ku mashusho media nababwira rero ngo abantu bavuga Imana bari n'abadahari nabo bakavuga ko bavuga Imana mukagira ngo ndababeshye nimuvuge na ejo ni uyu munsi niwe namwe ejo nimwe kandi muzavuga ibyarenzeho ariko uravuga umuntu urashimishwa n'inkuru hari igihe uzajya hari igihe uzakomeza gutega ujya gushaka inkuru ya Sabe nusubira iwawe uyu munsi none leta irafunga amadini atujuje ibisabwa abantu bagatera hejuru cyangwa se leta yavuga ati ririya dini riri gukora mu buryo budakwiriye iyobokamana abantu bagasakuza bakavuga amagambo menshi iyo witegereje ukabona inkuru nk'iriya yaje ukabona abapasiteri abitwa ko ari abapasiteri amacano yitwa ko yashyiriweho ivugabutumwa akaba ari yafatiye ya mbere mu kujya gutangaza amakuru y'ibihuha ameze kuriya ubona mu by'ukuri leta ibyo ibivuga atari byo ariganya nakubwiye ngo izi cano zanyu niba hari ubundi ngo mwamara iminsi birimo mudashyizeho ikiganiro mushaka ibinjiriza mbese ntago mushaka kumva mbese ibishobora kubahesha umugisha ntago mushobora kumva ibyatuma mumera neza kugira ngo muyishyireho uzikira nkuru Sabe zo kuyishyiraho ntari kugarukaho hano rero ntabwo nanjye nari kubikora
ntabwo nari kuhagaruka rwose. ntabwo nari kubikora kuko ntabwo nshobora kujya gutangaza amakuru y'ikintu ntabonye. Hari n'icyo wabona burya ntugitangaza cyane, kuko aya makuru abantu barimo batangaza, hari umwana wa Sabe, hari umugore wa Sabe, hari abavandimwe ba Sabe, hari umuryango yashatsemo. Kabone n'ubwo Sabe ahari kwa muganga, Imana ikomeze yende namworohereze, atashyira hako karadiyo ngo abyumve, ariko hari umuryango urimo urabyumva, kandi ahantu urimo urabishyira ni ahantu bizamara igihe kirekire. Ntabwo rero bikwiriye ko abantu bahagurukira mu gutwikira mu nkuru batagezeho na nyirazo atigeze abivugaho, ahubwo bagakwiye kuba bari kwikusanya, bagafata ubushobozi bwabo bakajya kumufata mu mugongo. Nkibaza ngo niki kintu gituma abantu batakaje ubumuntu bakageza ku iyi level yo kwishimira ibyago bya bagenzi babo. Ubushize nigeze kukubaza ikibazo, nabaza se ni ukubera iki iyo umuntu yahanuye ikintu kibi kigasohora aza kuri social media akishima akavuga ngo burya runaka n'ingero yavuze ko azapfa none yapfuye, runaka n'ingero yavuze ko azahura n'ibibazo none yahuye nabyo, ariko ibindi byiza yahanuye ntaze kubyirata. Kuki abantu bakeneye guhitingira mu bibi? niyo Satani abategera. Ubwo rero noneho nta abantu bagifite agakiza, ntabwo abantu bakeneye gukizwa ngo bagire ubumuntu. Nse ne gute nzahanura nkavuga ngo hararinze igiye gushya, ejo nkaza kuri kamera ngo ndashima Imana ko inzu yahiye, ko ibyo nahanuye byageze bite, byasohoye, ngo impanuka. So reka nanagushimire, yenda urananyibukije, kuko akenshi niho wahanuye ibintu bigasohora n'injyo uza nkagaruka nkabikubaza, ariko ntabwo ujya ubyishima hejuru, ahubwo birakubabaza. Abahanuzi Imana bo simbizi, ariko ngewe ndahamya neza ko ibi bintu ntabwo bizigera bidusiga amahoro mu gihe cyose abantu badashaka kumva ngo baba abantu nyabana. Oya, ubushize twakoze ikiganiro ndakubwira ngo Imana yanga ishyari, Imana yanga amagambo. Ikiganiro ntabwo twagikoze ntukizi? Yego ndakizi. Ariko abantu bashimishijwe n'amagambo, abantu bashimishijwe n'amashyari, mbese niyo bajyanye kure. Nababwiye ko umuntu ugira ishyari nta nijoro azabona. Yego. Navuze ku bintu bitatu. Ku ishyari, mvuga ku barangi, mvuga ku bantu bagira amagambo. Buri Imana ntabwo ikunda abantu bagira amagambo. Yego. Ntabwo ibakunda. Ntabwo ibakunda. Ejo nkaba nkorana nawe ikiganiro nkajya ku yindi ntuza bakambaza ngo Pascal mwapfuye iki, urabimbariza ikizi? Kuki wavuye urabimbariza ikizi? Cyangwa akagira unduza aje kugira ngo mugire projet mukorana, akaza avuga ati Pascal ukunuko. Kandi byitwa kakijijwe. Ntabwo njye mbikunda, ntabwo. Oya, hari ibintu bitatu ntajya nkunda. Ntabwo njya nkunda kuvuga, sinjya nkunda kuvuga umuntu, sinjya nkunda umuntu umbwira amagambo. Yego. Ntabwo mbikunda, sinjya mbitega amatwi. Ibyo bintu uko ari bitatu ndabyanga. Eric, ukomeje ku kintu cyitwa abarangi n'uyu munsi ntabwo ndasobanukirwa abarangi ari igiki. Kandi numvise mu madini bafunze harimo n'idini ngo ry'abarangi. Urumva ngo abo babazanashye abarangi ubundi ni bantu ki, bakora bate? Ko njya numva ngo umuntu ashoboye gushiduka yagiye kubasengeramo, twazabwirwa n'iki kugira ngo ejo tutazanabibeshyaho ko ari abarokore? Kandi bavuga ko bavuga indimi. Ntabwo by'indimi mbizi kuko bavuga ko banahanura. Se ndabajyamo sinzana babone. Ariko ufite amakuru Imana iguha kuri bo. Ariko niyo nge bageneye rero amakuru y'ijuru. Ubundi abarangi ahanini barangwa n'utugoma. Utugoma twatugoma bakubita. Izi ngoma dukoresha mu cyumba kandi ntibaririmba nk'uko turirimba. Oya, bagira indimi zabo bavuga utamenya ukuntu zimeze. Nibwo nizo ndimi rero nawe urimo uvuga. Yego. Abarangi ni babi. Kandi njye umurangi nibwo waba warabagiyemo kanshonda kumenya ko uri umurangi. Yego. Ubu niyo mpamvu ngiye misiyo mfite nizo kuzenguruka nuko ibyumba by'amasengesho nabyo byahagaze. Ubundi nari mfite gahunda yo kugenda njyaho imirimo by'amasengesho. Ubundi abarangi niyo nagera ku muryango mpita mbumva. Yego. Ndabumva.
niyo baje iwawe bakavuga ngo baje kugusengera ngire iwawe nkabyumva. Ndabyumva. ubu umuntu yakora iki kugira ngo ashobore kugira impano yo gutandukanya imyuka, kuko ntekereza ko nabo bishingikirije ku mwuka wabo twe tutazi. Rega ntacyo bakora. Nge umubyeyi umwe yigeze ambwira ngo arambwira ngo ariko se mugeni ngo nakora iki ngo nasenga ntembe kugira ngo mbone impano nk'iyawe. Ndamubwira ajya impano yanjye nanjye ntabwo nasenze nyisaba. Ni ibintu Imana ikwihera. Ni Imana itarabiguhaye. Uzagira umwuka w'uburondozi, urondora umurangi, utandukanye umurangi, utandukanye umurozi, utandukanye umugizi wa nabi. Ni Imana ibitanga. Ubu ntabwo umuntu kandi natwe akenshi tugisenga tukigira icyumba cy'amasengesho, twigeze gusenga nano mu cyumba cy'amasengesho. Yego. Gira ngo abonye abantu ngenda njogora mbabwira wowe uri iki ngiki uri iki wari uhari urabyibuka twari kumwe hari n'abandi bahari bakurikiranye inkuru barabizi nta muntu ujya unyihishamo. Yego. Ushobora no kuza ukambwira ngo ndagira mu nsengere nta kazi mfite kandi akazi ugafite nkakubwira akazi uragafite wimbeshye. Ukorera ikigo iki n'iki. Ibyo nabyo narabibonye. Warabibonye twari kumwe hariya. Abashaka kunyiyoberanyaho nta muntu ujya unyiyoberanyaho. Oya ntawe. Reka rero tugaruke ku bijyanye na Sabe mwepfo n'ikiganiro twari turiho. Twari turi ku kiganiro cya Sabe cy'abantu bamuvuga bagiye guhura n'akaga gakomeye. Ari na message ntanga nsorezaho. Yego. Abantu bavuze mu Sabe ntabwo muzi, simuzi, sina ngombwa ngo amenye, sinshaka no kumenyekana. Giye narababwiye ngo abujya ngo menyekane ku bantu amenyekana ku Mana. Ntabwo nshaka kumenyekana. Ariko icyo ngira ngo mbabwire natumwe nuko Imana mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ko ije gukora umukwabo ku bantu basebeje mu Sabe. Bagiye guhura n'akaga. Uyu munsi turi tariki 14. Yego. Turi tariki 14. Ntabwo bizageza mu matariki 25 batarabona ikimenyetso. Batarabona ikimenyetso. Ikimenyetso bagiye kukibona kandi bagiye guhura n'akaga gakomeye. Ndavuga abanyamakuru nkavuga n'abandi batanze abantu bose babaye abanyamakuru wagira ngo n'abanyamakuru bakora kuri televiziyo Rwanda murumva akantu mukiruka mukajyayo ngo mugiye gushaka bituma abantu basebya abandi. Mwabaye muti mwigize abanyamakuru rwose ababyigiye bafite diplome babifite iki ntibirukanka ngo bajye gutara inkuru nk'izo zidahari. Ariko ngo murafata ibintu mukarema ibintu mukabipfundikanya kugira ngo mubane amafaranga ku macano mugire ibiki. Mugiye guhura n'akaga ndabivuze nababwiye ngo amazina yanjye nanga ntacyo muzankoraho. Imana yanjye irandinze nitwa Mugabe Eric none ndi gusubiriremo ibyo wavuze ibyo wasebeje bigiye kugukara urabeho. Yewe arabagambaniye Sabe ari n'abatanze inkuru ari abanyamakuru batanze ibiganiro ndabakarabye aba ntabwo bakiri inshuti zanjye mu izina rya Yesu Imana y'amahoro. Nge navuga ngo batabare kuko ibyo nabonye kuri Murongi Sabe bamuvuze bagashyushya inkuru bakamwishima hejuru. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ndabakarabye rwose. Abanyamakuru mwashishikaye gutanga iyi nkuru ari abavuze ibitarabayeho ari abamugambaniye ari abagize ibiki mwese murabeho. Ndabakarabye n'abashyuhije inkuru batazi bakavuga ko bamubonye mwese murabeho. Ndabakarabye. Nasoje message nagombaga gutanga. Urakarabye neza ndabasezeye. Kunzi ko imbere y'Imana y'umuntu yigaruye Imana igishobora kumubabarira. Haba harimo abantu bashobora kuzasaba Imana imbabazi bahanirwe kiriya kintu. Byarenzwe hanira. Ariko na leta izabahana. Ntizo ko leta itazabahana.
saba hanada tete zaba hano reka Murongi Sabin akire azatanga ikirego kandi azagitanga. ashobora no kutagitanga ababishinzwe bakabikurikirana byo birashoboka. Erega impamvu leta ishyiraho ubuyobozi ni ubuyobozi bureberera abaturage. Ni gute nzaza nkasebya Pascal nkaho namusanze ku kintu nkamwemeza nkemeza uburyo ikintu yagikoze nkanishima nkanaseka ariko buramuzi ko mwishima hejuru y'Imana. Imana yaremye abantu kwishima hejuru y'umwana w'Imana bawishima ku Mana. Uraseka urajya rugatwenga ugasanga ufashe kamera gutya urimo uravuga rwose byagushimishije wagiye ujya muri karitsiye yaho ibyago byabereye watunze umuntu kamera tubwire Murongi Sabin wabibonye ute byagenze bite ibyo urabishaka ngo bikumarire iki urasebya mugenzi wawe bikumarire iki kuri iyo mpamvu ugiye guhura n'akaga basi kandi asoje ntabwo byoroshye. Sawa, reka twizere ko iyi message iri buze kugera kuri ba nyirayo kandi bakanitegura iyo nkone. irabageraho nabwo nta kindi nongeraho nasoje ibyo nagomba kuvuga nabivuze. Urakoze cyane rero kubw'ubutumwa bwiza uduhaye kuri uyu munsi. Ni byiza ko abantu bamenya ibyo barimo, hari ababa babikora batanabizi ariko nabo twavuga ngo Imana yo mu ijuru ijye ibababarira. Nyemerera rero utambutse nimero yawe ya telefone nindangiza nanjye ngusabire umugisha. Nimero yanjye ni 0782 96 97 41. Inshuti zanjye bantu bankurikira mureke tuba urushinge aho kuba umukasi. Buri umukasi utandukanye ikintu ariko urushinge ruteranya ibitandukanye. Ntabwo kuba umwana w'Imana bivuga ngo hinduka umukasi utandukanye ibifatanye. Iyo niyo message nayo nguhaye. Urushinge aho kuba umukasi teranya ibitandukanye witandukanya ibifatanye. Imana ibaho umugisha murabe ndabakunda. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereza umugisha. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kandi ngushimira ko abanye natwe. Sabe umukozi wawe umugisha n'abadukurikiye bose ubahereza umugisha kandi ubwami bwawe buze icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Uduhe imbaraga zo kwanga cyane gisa nacyo kuko ikiruta byose nuko tuzakubona. Bisabye nize mu izina rya Yesu. Amen.